Hello guys, muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe ese ni gute wahindura indirimbo yawe mu rurimi ushaka, mu gifaransa, mu cyongereza, mu gishinwa ndetse no mu kinyarwanda mu gihe iri mu cyongereza. Ni iyi application yabigufashamo. Icyo usabwa ni ukureba iyi video ugakanda subscribe, ugakora no kunzogera kugira ngo uzajye ubona izindi video zacu. Tudatinze uraza hano kuri Play Store wandikemo iyi application ngiye kukubwira, yagufasha kuba wahindura mu rurimi ushaka indirimbo yawe mu gihe wayanditse ukaba ushaka kuyishyira mu cyongereza. Wibaza abandi bahanzi benshi cyane application bifashisha cyangwa se igihe cyose wakiyifashisha yagufasha. Wibaza uko abandi babikora, aho banyura kugira ngo babashe kuba bahindagura amagambo cyangwa se indirimbo zabo mu zindi ndimi nyinshi cyane zitandukanye. Uyu munsi urasubizwa, urabona igisubizo cya nyacyo. Mwibutsa iyi application tugiye kuba twadownloadinga yagufasha kuba wafata nka leta cyangwa se ibaruwa bakwandikiye mu cyongereza cyangwa mu rundi rurimi udasobanukiwe, maze iyo leta ukayifotora igahita ibiguhindura mu rurimi ushaka. Icyo urakora urakanda subscribe, ukore kunzogera, ukora ahantu handitse all, utazajya ucikwa n'ibice bigiye kuzajya bibaho. Iyi application tuzayibandaho kuko ni iy'ingenzi. Reka nyigukumbuze iyi application, jya hano basecingira application wandikemo hi translate. Urahita ubona hano hasi handitse hi translate, uhite ukandaho, maze numara gukandaho urahita ubona application ebyiri. Iya nyayo ni iyi ngiyi ya kabiri ya hano hasi yanditseho hi translate, uraza uyikandeho. Dore iyi application ni iyi ngiyi. Wowe icyo urakora uri buze kuba wayesitara muri telefone yawe. Urabona iyi application irizewe cyane, yabashijwe kuba yadownloadingwa n'abantu 9,300,000 badownloadinze iyi application. Iyi application nurangiza urakora ahantu handitse install, maze iyi application uyesitare ijye muri telefone yawe. Nzakwereka uko wahinduramo indirimbo ukayishyira mu ndimi ushaka, maze ukazajya umenya uko bayikoreramo indirimbo bakayihindagura mu ndimi ushaka, cyangwa se ugafata ikintu ukizi mu kinyarwanda ukaba wagihindura mu cyongereza. Ibyo ngibyo nzabereka uburyo wabyifashisha. Ndabakunda mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi. Mukomeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha mu yindi video turebera hamwe ese ni gute nakandikamo indirimbo, ese ni gute nafungura hi translate igatangira gukora muri telefone yacu. Ndabakunda naho ubutaha, ciao ciao.